kubera mani nyine sinzi ukuntu njye bino nabibabwira niba ari ukatize na mean I guess ashobora kuba yarize ntabwo nzi ikibazo nyine afite. Se ko bisaba gufokasinga harashya. Wari wasambanaho? Ape. Okay. Nakoze imibonano ntabwo yasambanye. Ngaho da. Rero mane rero tuvuye muri Uganda mubwiye nyine mubwiye reka njye nawe dukora akazi ibintu bya dating is not needed here. We kubyumva abyumva biri nonsense kandi kambabwiye mwabahungu niba umukobwa akubwiye ko kudatinga bitakunda mbabarira umwumve. Jay mwumve nyine tukwa kabagukijije ibintu byinshi. Ubuso urashaka ko nza kudatinga nawe nkubeshye man. Nyine ukajya umuryo ducere mu mwakoreye muri aba maduka. Ntabwo ibyo bintu mbishaka. For real ntabwo mbishaka. Nubwo ari umutima wawe njye ntabwo nzi kubeshya. Roxa. Ubwo rero ukimara no kwinjira mu gakino fresh umuhungu umuhuye arakubwira ati ngiye nakubonanye impano. Oya naraje bundi nakoraga ibintu byanje bya content ariko nkoresha aba young generations baba rap. Noneho washize igihe bajya muri za trip bakoraga nyine zo kujya zo gutembera. The guy inshuti ze ziramubwira uti ibintu byo kuba uri murakorana Roxa cyane. Umukobwa arirukanka ntago ari nk'umuhungu. Kumwe yambwiye ngo tujye gushutinga nkumva arambwiye nyine yiyemeye byatari ngo simpari. Tajya kunyemeraho. The guy yaje kugaruka nyuma arambwira ngo waze tugakora plank yo gukundana. Kumbi ikiganiro yateguye ko ari njye nawe turagikora turi kuvuga ko dukundana. Gikorera kuri Precision TV ndabyibuka. Nongera ngo birarangira ngo mu kiganiro. Nashye anyohereza voice note ari kubimbwira ibiki byadufasha twabona amafaranga. Ndambwira ariko reka tugerageze video yacu tuzambere nitubona ari bibi turaza kubireka. Tugiye kwa Nuza kwa Gasana. Yaransuzuguye cyane ndavuga ariko uyu mwana naramuka nsuzuguye tudakundana abantu bakabona agasuzugura nzanyeho ari we muntu twirirwana bareta bavuga uti kana gakobwa nakarara niba haraho nabonaga muri video umera nk'umuretse nyine ngo attaching your body. Nah, it's not me. Noneho we niba ari sinzi nyine ikibazo afite yahise aza kunuka ambwira ibintu byinshi ndavuga okay utanamenyera cyane mani mfite umurongo w'ibintu byanjye njyana nawe ufite ibyawe. Mwana kabonye yaragiye inyuma mani sinzi nyine ni cya kibazo nyine cyo kuba sinzi unatari yo umuntu atarize cyangwa warize kare ko warize nabi. Simbi, thank you very much. So no Roxa wenda ndimo ndumva bashaka ko ibyo bintu bivugwaho urumva bakeneye ibyo bintu bivugwaho n'ibiki byose tubishyiraho umucyo shana no mucyo ariko umucyura uri ko wanarangiye tubivugeho naribi. Umuntu mbwe ngo Bogar ari muri comment. Yago so wamba. Ashira muri request tumuzamura ruru ndanyumvira. Mutaping. Mutareka ngo buragasu. Agabura kunanirwa. Mutima we nako day byarahindutse imyigaragambyo. Iminsi y'urukundo ngaho yaciye harya. Ago so nkano nkabo bandi. Mwabyibora. Rero cyo sinzi niba ari amaso yanjye arwaye ariko nabonye ntari bari babiri sinzi. Chiribo kariya kakurongora bubwa urugumba ntuzabona gura kotex kageze nko mu rugo guterita nagafatira mu miyenzi yo mu rugo nkagashishagura nkagasubiza ku ishuri karabikunda bazagasubiza ku ishuri ni ukuri kw'Imana. Umva mu nkanda wo munkire ku bihumbi ndetse ko kutakuramo amakosa bisaba ko warakandagiye mu ishuri azabigira ati Nina nagiye kwabona umuvandimwe yagoponda ati ngo yagaye amafaranga kuko agiye gushaka inzu kajya gushaka ahantu mwihegene niko Britain ngo kari gafite ngo umunsi w'igikoko day mwari ndapfana yanjye sha ibintu munkore kuri ngewe rero wako numva ibintu ukavuga nta bwenge birimo ntago nkanga cyane ariko ibintu ukavuga nta bwenge nawe babashije kubyumva bro ngewe hari igihe mpura na bicyo ukavuga nonsense nta bwenge baburimo
oya njye ikintu napfuye nako ni uko gahora kumva ko bagatetesha ukagira ngo nyine mbese kigirishwa impuhwe. ese content buriya ni iyi nkunde gushimisha kwigirishwa abantu impuhwe nyine bankunde bandebe hanyuma se nta content nyine nta bindi bintu ufite. Roxa wari wasambana aha se ko bisaba gufokasinga harashya wari wasambanaho Wapi? okay nakoze imibonano ntabwo yasambanye. ngaho da Njyewe reka mbabwire mwabaga ko muri kuri iyi pano uko muri batatu. njyewe uri kukwibariza ibintu by'akazi ngende kukubaza neza ntabwo ibyo bintu nabikubaza. Okay, reka mbabwire abana babiri. Njyewe nandukanye na bana bakobwa mujya muzana kuri aya ma live yanyu. urakoze cyane. Ngira amagambo barabihanangirije sha. Mvuga sibyo? Yego Ibyo bigambo njye ntabwo ndi bari abakobwa ntabwo nshaka kwameshoninga rukumva ntabwo ndibo njye ndi Roxa agira amagambo mvugaho cyangwa umbwira ujye nayo utambwira twubahane muri uno mujyi. nagira ngo ngosore ijambo Kasuku yaravuze ko yarivuze nabi. Gusambana ni Umusore ikintu ibyo kibi bintu cyane. uvuze wabisubiramo wabonye mbikora. Njye nakosoraga icyo kijambo ni kibi. Gusambana ni ikintu kibi. Okay, thank you so much. Bibabwira hakiri kare mu gihe ibyo tuvuga ibyo tavuga mu byihorere. That's it.